ntabwo dukeneye ba Esiteri, kuko na ba Esiteri iki gihe turahari, turi ubuhamya bugenda. Iyo wabanye n'Imana neza, iyo wubatse ubusabane bwawe nawe, iyo wabaye inshuti ye, nta hantu habi itagukura, nta n'ahantu heza itakugeza. Gira mugenzi wawe Imana ikuraho amazina y'ibindi ikaka amazina yayo bwite. Ujye mubwira ariko umuntu wicara nta musuko yaraye, ntabwo yagira ntabwo ari kumubura, mubwire nti Imana ikuraho amazina y'ibindi bintu byose twita, iyo ukatwita izina ryayo bwite. Haleluya.
abantu bajya bamumubaza ariko gacura baki ujye kurambira mu mafari gacura ujye kubabwira ngo ni Imana Imani kuna kuchangu ikichazanya imani kufatu kuongo ikazi na tungani telefoni sivyo batunge uchunge kwa sababu ya nieleje nashaka Esther wanje harimo abajyanama bakomeye harimo
umubyeyi kurusha abaje basize ka parufe. Wari umuntu yasigaye gusiga parufe yaguma ikagusigara we wabyumva ubundi ibindi izo parufe nizo guruka ako wisiga warira kumenya ko izo rero nizo wisiga banyuragaho bakamenya ko hari n'imisazi morayise rero nizo yaho haje Estere abandi bashaka bakwiga humura wari umuntu yari yakwiye ari mwana ukumbaga parufe ukamubaza ngo wakaguye cyane cyane kandi kandi kubagura ukabagabira bisize ntabwo ariko
yo kwicara atamuhamya bw'Imana yakoreye iwabo. Yaranatanguhamya avuga ngo bajyaga barya ibyo abantu basigaje. Yajyaga ajya ku ishuri yambaye inifomu ifite ibiraka byose hose, abana bakamwita amazina ye. ngo yajyaga ajya ku ishuri yambaye inkweto abandi bambaye zitamukwiye, akagenda kuko ngo kubera ubuzima yari arimo na mama wabo bari babayemo mutera gusa nk'umusazi. Inshuro nyinshi bakamuvana ku ishuri ameze nk'umusazi bamwishe, ariko ari kubera imibereho. Haleluya. Arangije ati ahantu ngeze ibyo ngeze icyo ngiki akagasura mfite iyi myambaro ni Imana yabikoze. Haleluya. Haleluya. Reka mvugane n'umuntu ufite ibintu arimo kugura, reka mvugane n'umuntu urangara, reka mvugane n'umuntu ufite ikarita araraho, simvuga ikarito naho urangane hose. Ndashaka kuvuga ngo hari Imana ihinduriye. Tegereza igihe cyawe. Nicho naende za kuchiza mbali za kuchiza wa wewe kutumika Imana. Ukalisoma ibyanditswe umusoni Esiteri igice cya 8, igitabo cya Esiteri cyangwa se Esiteri igice cya 8 duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 7. Esiteri igice cya 8 umurongo wa mbere. Uwo munsi umwami Ahasuwerusi agaba umwamikazi Esiteri ibya Hamani umwanzi w'Abayuda. Maze Moridekayi asibira umwami kuko Esiteri yari yavuze icyo bapfana. Umwami ahera ko yiyambura impeta yari yatse Hamani ayiha Moridekayi. Maze Esiteri aha Moridekayi ubutware bw'ibya Hamani. Hanyuma Esiteri yongera kuvugira imbere y'umwami amwikubita imbere amwinginganira bamare inama mbi ya Hamani umwagaji n'imigambi ye yaragambiriye kugira Abayuda. Umwami atuma Esiteri inkoni y'izahabu. Nuko Esiteri arahaguruka ahagarara imbere y'umwami aravuga ati umwami nabishima kandi niba mutonyeho ibyo mvuga bikamutunganira nkaba murwakaye, ndabinginga ngo bandike inzandiko zo gukura izo Hamani mwene Hamedata umwagaji yagambiriye, akazandikishiriza kurimbura Abayuda bari mu bihugu by'umwami byose. Mbese ntabasha no kwihanganira kureba ibyago bizaba ku bwoko bwacu. Yesu amugisha umwami yiga muri Meta
Moridekayi yakoraga akazi shakara ntabwo yahembwaga fora yari yambaye bashaka umususi mu fora Moridekayi yambaye simbizi tuanze wenda tutelika ikabutura Moridekayi yari yambaye wayo urimo igishati cyangwa igitera Moridekayi yambaye wacyonye urukunde yararana nijoro imbeho n'imwice warubonye yewe Moridekayi yamubakuru mubitekerezo bya Moridekayi yamubakuru fora Moridekayi arasata umuntu udahembwa afite isabune yo kumesa none afite n'umwanzi kandi nta n'umwanzi nturi hejuru fora ugamezana fora Moridekayi yambaye inkweto seyo mwambie Moridekayi yambaye inkweto fora Moridekayi afite amata arayafite fora Moridekayi afite amata akareka muhera yo hejuru ubutaroza bikitunda Moridekayi wamuye wamuye Moridekayi ari kwireba ariko ari kwireba ari kumwe n'umugabo uhindura ibihe. Haleluya. Yambaye nabi ariko muri we afite umugabo uhindura ibihe. Ntabwo ajya neza ariko yajya ate iwanyu bajya baza gukomanga mabuja wafunguriye niba udafite n'ibitetse batse bande ibisi nta n'ibyo mwasigaje bajya baza kwakumagira umushinga ibyo Moridekayi yagiye nose ubona badahemba arajyamo wenda yafite abagenda ngo yawe ukarawe ibyo biryo twubimenye ubirunda ibishyira ahantu mu isafuriya wenda bayaturanye n'abantu beza we ubirunda ibishyira mu isafuriya turaza kubohereza Moridekayi umishyira Moridekayi yatungwaga n'ibyo barundanyije ariko ku irembo yahabanaga n'umugabo uhindura ibihe ku irembo n'icyatumye Hamani ashaka kumwica nuko yaramubwiye ngo umurenge mvira Imana ihindura ntabwo njya mfukamira ikintu icyo ari cyo cyose ihindura niyo mfukamira abamusonga nababwiye ngo iyo Imana ikubona ariko mbere yo guhamagara ukuboko kw'Imana ikubona iki ese wagira ngo ujye kunyura ngo Imana ntabwo ibona wagira ngo abari wiyamye yabona ese wagira ngo abakunagura bakubwira amagambo yayandi wagira ngo ntibabone irabona itegereje igihe bababera haleluya igihe kiragera cyase igihe kiragera cya Moridekayi uwashakaga kunyica abari bumva mu cyimba cyabo birangije ngo yakwa impeta ye yakwa impeta ya minisitiri uwa kabiri umwami wari ukurikiye umwami bamwambura impeta ye ngo bayambika ndasabye ko Imana yambura ubutware bwose bwawe umwanzi yari yaratwaye Imana yongera ubutware Imana yambura ibyaha Hamani imufashe ntabwo Imana bisaba Hamani kubanza agapfa kugira ngo ubone ubone ibyawe haleluya byasabaga Moridekayi guhagarara agahangana na Hamani agapfa Moridekayi akamuhisha ugamwamena Imana yakuyeyo Moridekayi nawe gukuyeyo Imana yakuye Moridekayi ubutware bwawe
bisobanuye ubutwari. Tekereza umuntu kuba yaraririye nko guhumbya. Irukango umusirikare. Tekereza kuba Moridekayi yarari ku irembo. Moridekayi wabonye kuba yarari namwe muzi ibimutunze, namwe muzi uko yambara, namwe mufite amazina mwita. Mu gitondo ukajya gusanga ugasanga bamuhaye ubutwari. Bamuhaye ubutware, bamuhaye impeta. Impeta isigariraho. Yajyanye impeta gusa. Mana we mu izina rya Yesu, iri jambo mvuga habe abanyuma kandi baritware kandi bakorere. Bibiliya bahari kurira korari Imana ariko bwaca mu gitondo. Imana ikavuga yaraye ku irembo ariko abamuzengurutse bwagiye guca. Basanga ku irembo hari undi. We izina rya Yesu. Imana iguha abamusimbura bave muve ku irembo. Basanga ku irembo hariho barabaza neza rwose bibaza byagenze. Muri muzasane Moridekayi ubuzima bwa kabiri ku Mana. Moridekayi bamuhaye impeta, ubutwari, bamuhaye abagaragu. Moridekayi bamuhaye imodoka. Wamubonye mu muhanda ko twari imodoka Moridekayi. Moridekayi mwabonye bagiye kuri Moridekayi mu muhanda. Ntabwo gukora kuri Imana bisaba kwa imyaka y'amafaranga n'isabune ishobora kuguhindura ukaba mu gihe cyangwa se we. Haleluya! Nani kubona uwandikire ari barategeka. Uwandikire ari hafi y'umwami. Vuga ngo mena uwandikire ni we mujyanama w'umwami. Uwandikire yambaye neza. Nawe ka profe kamugezeho. Uwandikire Imana igukure ku irembo. Ndavuze ngo Imana igukure ku irembo. Kandi niba ari n'irembo ryo kunanira ku cyaha, Imana igukure ku irembo. Icyo cyaha isoni kiveho. Niba ari irembo ryo gutuma utabona Imana, mu izina rya Yesu iryo rembo urikuweho, wambike impeta yawe. Ibyo umwanzi yarese mu izina rya Yesu uyu mwaka utarashira, Imana ibimwambure ikugarurire ubutware bwawe. Ijambo ry'Imana rigira neza ngo Imana itarabona ku buto. Iyo yikoreye Esiteri, iyo yikoreye Moridekayi, kwanza yabikoreshe. Nawe umukoreshe. Tujya kuvuga ba Moridekayi na ba Esiteri, ba Moridekayi n'ikigero na ba Esiteri n'intwari. Bayita bate? Ya ndirimbo bayita bate? Ndashima. Abashyize namwe mukajya mu ndero mbere. Ndashima
n'iby'agaciro kumugi ubuhamya bugenda. Muririmba abayizi, dufatanye na worship team abayizi. Ndubuhamya bugenda. Dusubiramo twese, n'iby'agaciro kumugira umugi. Ndubuhamya bugenda. Haleluya. Ntabwo dukeneye ba Esiteri, kuko na ba Esiteri iki gihe turahari, turi ubuhamya bugenda. Iyo wabanye n'Imana neza, iyo wubatse ubusabane bwawe nawe, iyo wabaye inshuti ye, nta hantu habi itagukura, nta n'ahantu heza itakugeza. Nongere mbivuge, iyo wabanye n'Imana neza. Moridekayi yari ku irembo, ariko Moridekayi yari inshuti n'Imana. Moridekayi yari mu buzima bubi, ariko Moridekayi yari yashizeho ikiraro kimuhuza n'Imana. Ntacyo bitwaye aho unyura, ariko ikibazo kirabaza ngo urahanyura umeze ute? Wowe na Yesu mubanye mute? Niba ushaka ko Imana igufata ukuboko ikagukuraho wari uri hatari hazima, ubaka ubusabane bwawe nayo, ubaka imibanire yawe nayo. Imibanire yawe n'Imana niyo izatuma umwanzi wawe apfa, bakamwambura impeta yawe bakayiguhereza. Bivuze ngo ubutware bugarurirwa byawe buri kuri wowe. Haleluya. Vuga ngo amen. Haleluya. Ntabwo ari ukwita umukristo, ntabwo ari ukuririmba cyane, oya. Ntabwo ari ugusaza, oya. Barabikorera. Ngende umukristo, zahora ndiwe mu bintu byo, ariko wajya gushaka imbuto za gikristo ukazibura. Oya, imbuto nizo zituma bahamani bapfa, bakatugarurira ibyacu. Ntabwo ari ukuririmba. Tujye dusoma ibyanditswe. Moridekayi yari ku irembo, ariko Moridekayi yubahaga Imana. Moridekayi yari umunyage mu gihugu kitari icyabo, ariko Moridekayi yarakiranukaga. Ku cyumweru narababwiye ngo mu gitabo cya Esiteri nta Mana tubonamo, ariko tubonamo imirimo y'Imana. Mwanyumvishije? Bivuze ngo ahari abantu bubaha Imana, hagomba no kubaha imirimo y'Imana. Ibyo mvuze murabyumvishije? Ahari abantu bubatse ubushuti n'Imana, hagomba no kuba imirimo y'Imana. Haleluya. Igitabo cya Esiteri nanone, muri uwo murongo wa 8, bambe igice cya 8, duhere ku murongo wa 15. Icyo gitabo turimo cya Esiteri. Hanyuma Moridekayi arasohoka ajya imbere y'umwami, yambaye imyambaro y'ubwami y'umukara, wakabayonga n'iy'ibitare, n'ikamba rinini ry'izahabu, n'umwitero w'igitare cyiza n'uw'umuhengeri. Nuko abo mu murwa w'Ishushani bararangurura barishima. Abayuda nabo baracya baranezerwa. Barishima bagira icyubahiro. Nuko mu gihugu cyose no mu mudugudu wose, aho itegeko n'iteka by'umwami byageraga, Abayuda baranezerwaga, bakishima, bakagira ibirori n'umunsi mukuru. Maze abantu benshi bo mu mahanga yo mu gihugu bihindura Abayuda, kuko Abayuda bari babateye ubwoba. Regeraho. Haleluya. Maze abantu benshi bo mu bihugu byinshi n'amoko yose
ikibazo kirabaza ngo kuki imbere batari babateye ubwoba? Iyi Imana itaramanuka, you are nobody. Na uriwe. Iyi Imana itaramanuka gukora. Hari umuntu ndimo kuvugana nawe? Hari umuntu ndimo kubwira? Iyi Imana itaramanuka ntacyo uri cyo. Iyi Imana yamanutse batangira kukwiyitirira. Uzi impamvu bakwiyitirira? Nuko bazi ko hari icyo ushoboye. Uravuga uravuga uriya mukobwa yego hakunkawe uriya mukobwa yini mwene wacu mbere kose wari igikiza, mbere yose ntabwo wari uhari. Mbarizo muntu mwicaranye uti ubu ko bakwita bene wabo, mbere yaho ntabwo wari uhari. Wari uhari, ariko Imana itaramanuka ngo ikore ntabwo ugaragara. Nababwiye ngo ahari abantu bubaha Imana hagaragara n'imirimo. Yesu yaravuze ngo nibatanyizezwa n'ibyo, bazizezwa n'imirimo yanjye. Ngo itegeko ryageraga ngo abayuda bose ngo barishimaga bagakoresha ibirori. Uzi impamvu babitwandikiye yewe? Uzi impamvu babitwandikiye? Ntabwo ari wowe wa mbere bibanjeho. N'abayuda nta birori bagiraga. Fire. Ngiriro umuntu mwegeranye uti siwe bibanjirijeho kubura ibirori. Nta birori bagiraga abayuda. Fire ntago bari bazwi. Abayuda nta birori bagiraga. Uzi impamvu? Bari mu gihugu kitari icyabo. Ngiriro umuntu mwegeranye uti Imana igukura mu gihugu kitari icyawe igushyire mu gihugu cyawe, nawe ugira ibirori nk'abandi. Aho itegeko ryagiraga, yawe ngo uwo munsi abayuda baracyaga. Bagiraga bate? Abatajyaga baseka ngo abantu babone ishusho. Abo munsi ngo baraseka. Abatagiraga za anniversaire. Zaki. Umuntu mwegeranye utirate wanyu ujye ugira anniversaire. Anniversaire ni kimwe mu kirori. Fire ari numbwiye ngo ntango we ntari namenye kugeza bibera. Uko niko abayuda bumva. Iyo Yesu yaje wawe umenya na anniversaire yawe. Anniversaire ni kimwe mu bizana umunezero. Akandi gatangazo ari n'abazi igihe cyabo, ariko igihugu barimo kitabemerera kugira ngo tumire abandi bantu baseke. None mumbarize mugenzi wawe igihugu urimo kikwemerera gutumira abandi bantu mu rugo ngo museke mwishime. Ese mwamumbarije? Aho byageraga baracyaga bakishima abayuda. Ngo bakoraga ibirori. Ese icyo bita ibirori? Ariko abantu baba bateranye ibirori haba harimo iminywere. Uzi icyo bita ibirori? Haba harimo imirire. Uzi icyo bita ibirori? Fire, haleluya. Haba harimo umunezero. Aho itegeko ryageraga ngo Hamani yapfuye, umwanzi yagenga ibirori byarakorwaga. Izina rya Yesu. Umwanzi watumaga utishima kurwaho, nawe utangire kwishima ugire ibirori. Kibazo nuko wagira uravuga n'abanyibwira. Kandi mamushaka ngo umuntu hanura iravuze n'ubirimo iravuga. Uwakira ijambo rimukorere. Navuze ngo Hamani apfeho, akuveho, ubone ubutware bwawe, nawe ugire ibirori wishime. Niba iwanyu batajya bashingira. Fire.
iwanyu bakora haguruka iwanyu bagira bate se mwanshubije iwanyu bakora iki kurura wajya kumva uti se none se byakayumba we karame kutakiboneka byaje wararongoye mukagacu none se wakoze ubukwe oya nariyaranjije fire ntabwo uje n'ibyo birori mumbwirire uti Hamani w'iwanyu utuma bakurura apfe nawe uzambara akadari na costume ariko se mwagiye musubiza hari abadashaka kwambara akadari apfe iwacu se wakabyara we iwacu iwacu turabyara mugira mute afite akana yinde papa ni Sekamana uriya se Sezibera uriya za Rucece mumbwirire uti Hamani apfe kandi rubyiruko rero mwebweho Hamani apfe mumbwirire uti Hamani apfe nawe wishime ako Satani umugome n'ukuri kw'Imana yo mu ijuru iyo Hamani atarapfa ntago bakumenya birasaba Hamani kuba Hamani n'agakingirizo gatuma utaboneka Hamani n'umutaka ugutwicira n'abakuzengurutse ntibamenye niyo uhari ariko iyo Hamani yapfuye bahita bamenya ngo Mukamana ageze gute Hamani atarafa uhera ku irembo Hamani Mana we mu izina rya Yesu Hamani apfe Mana ndavuze ngo Hamani waba bana apfe ibirori byinjira iwanyu mwishime haleluya muke imiryango imenye ko muhari uzi ko hari abantu bicaye hano umara n'umwaka iwanyu batazi ko uhari bakoresha ibirori nibaguhamagare hari icyo urumare se nyine inde se Mukamana amaraso ya Yesu Mukamana azema wangwa nukuza kudu stress ni mumureke ariko umunsi Hamani yapfuye umunsi Hamani kuko bazi kutazabisaba itike kuko bazi ko nuzuzazana 5 ubundi uzuza kubakonsoma ntago bace twibuka ntago ariko yewe hajya bavuga imeruka yarabaye babaye imiryango ntago ari ikibazo cy'imiryango ni ikibazo cyawe ica Hamani ese ubundi tuvugisha ukuri n'ujya urabamarira iki hari icyo bamarira isukari se agasabune se basi se 10,000 bugenda ukamupfurika banza wice Hamani agugarurira ibyawe nawe ujye ubona ibyo utanga kandi nta nubwo twakurenganya none urabahereza udafite ibyo ubahereza banza wice Hamani hanyuma namara gupfa ufata ibyawe ujye gutanga ba Hamani bajya bapfa ndavuga Imana ihindura ibihe ijya yica ba Hamani tukagira ijambo vuga ngo amena ijya bica ba Hamani natwe tukabona aho dukura ijya yica ba Hamani natwe tukagenda twambaye neza Hamani wanjye yarapfuye kera najyaga nambara akajipo kamwe nagira agakenda nakubura akajya kariko nako karakangera sabura nako karakanje cyangwa sinibuka nagira kaka
iyo bavugaga worship team kwambara uniform ku cyumweru naravugaga haleluya. Yes. Iyo bavugaga guhindura ngo tujye mu yindi myenda najyaga mu mwuka. Uniform twaguze yiki kubera iki mutwambika imyenda isanzwe kandi dufite uniform? Ntago cyari ikibazo cya uniform, cyari ikibazo cy'uko abandi bari buhindure njye simba nibyo mpindura ngagaruka muri ka kenda. Wumvishije iyo Hamana atarapfa uteza ibibazo no muri society turimo, ubuza n'abandi kwishima. Seriously wamubonye uyu munsi yambaye agakanzu nta turamukireze yabonye agakanzu ke kagashyashya. Please tubabarire, ntago yaje kwiyerekana, hamwe we yarapfuye. Nawe icuwawe reka kubangamira abantu. Niba Hamani wawe atarapfa Please rwana fe. Hari undi makubwira ra? Hari umuntu ndimo kuvugana nawe? Haleluya. Hari urimo kwakira ijambo ndimo kuvuga? Hari abafite Hamani bashaka ko Hamani apfa? Haleluya. Ba Hamani bapfe, natwe dukora ibirari twishime, natwe tugira abantu batwiyitirira ngo abantu bose bihindura abayuda. Nuko bari babonye Imana, batarabona Imana ikora ku buzima bwawe ntawuze wakwiyitirira. Ukura kuchavumana, ukura kuchavumana, ukura kuchavumana. Abara batindinya kujya. Okay, murakoze. Tujya muri Yobu, ngiye gusoza. Yobu, ngiye gusoma ibyanditswe 2 gusa hanyuma ubundi nsoze. Yobu Musomyi yageze kwa Yobu mu gihugu cyo kwa Yobu. Yobu ibice 5 uhera ku murongo wa 8 n'uwa 9. Ariko ari nge ubu mba nshatse Imana. Iyaba ari nge mba nshatse Imana, kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, n'ibitangaza bitabarika, n'ibitangaza bitabarika. Komeza. Niyo ivubira isi imvura, niyo ivubira isi imvura, igasandaza amazi mu mirima, igasandaza amazi mu mirima. Niyo ishyira hejuru aboroheje, niyo ishyira hejuru aboroheje, n'ababoroga ibashyira mu mahoro, n'ababoroga ibashyira mu mahoro. Yica imigambi y'incakura, yica imigambi y'incakura, kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo, kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Yica imigambi y'incakura, yica imigambi y'abanamani, kugira ngo amaboko yabo adasohoza imihigo yayo, ngo niyikura hasi. Haleluya. Na wundi muntu ugomba kumenya imigambi y'incakura. N'incakura zawe simbizi yaba Hamani usibye Imana, ngo niyikora ibitangaza bitarondoreka. Haleluya. N'Imana ikora ibitangaza bitaborondoreka, ngo n'Imana isanga barira ikabakura mu kurira, ngo ikabaha kunezerwa. Amen. Niyifata abantu barira ikabaha ibyishimo. Ndavuze ngo Imana amarira yawe iyahindura igukubire, iguherezemo ibyishimo. Ibyishimo wari warabuze, ibyishimo Hamani yaragutwaye, Imana ibimwambure ibiguhereze, iburizamo imigambi y'incakura ku buzima bwawe. Haleluya. Kuko we ntago wabishobora. Vuga ngo amena. Haleluya. Dusoreze kuri iki cyanditswe ndashoje. Samuel wa mbere 8
Samweli wa mbere 2:8. Samweli wa mbere 2:8. Wageze akura abakene mu mukungugu, akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi abakuye ku cyavu, kugira ngo bicarane n'ibikomangoma baragwe intebe z'icyubahiro, kuko inkingi z'isi ari iz'Uwiteka kandi nizo yayishinzeho. rekera aho ngaho ijambo nashakaga. Akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi abakuye ku cyavu, ngo kugira ngo bicarane n'ibikomangoma baragwe intebe z'icyubahiro. Ndimo gusoza. Buriya Esteri yari umukene, yari umutindi. Ndabandusha ikinyarwanda. Umutindi ni muntu umeze ute? Umutindi arenze umukene. Banabisobanuye ngo akukene ku cyavu. Siko batubwiye ngo abatindi akura abakene mu mukungugu, ashyira hejuru abatindi abakuye ku cyavu. Umukene n'umutindi baratandukanye. Umukene araburabuza. Umukene abona ese sabuna 50 iracyabaho. Umukene Imana yahinduye ibihe, ntago ubukimenya ngo isabuna 50. Uzi impamvu ubu utakigura iya 50, ubu ugenda ugaterura ikarito. Umukene ashobora kubona 100 akajya kugura si igitore bari abakataho. Ni igitore niki? Ka kantu bakataho gutya. Bakata ku isabune yo bakita bati apana kugura umuti wose. Bya bindi bagenda bakatakataho. Babyita bati agace, ikavuga agace. Umukene ashobora kubona 100 byo kugenda kugura ka gace bakase. Umuti ntabwo. Ariko Bibiliya ivuze ikura abakene mu mukungugu, ngo hanyuma barumva umukungugu n'icyambu biratandukanye, ngo hanyuma abatindi ikabafata ikabakura ku cyavu, ngo ikabicazanya ku ntebe z'ibikomangoma, ngo kugira ngo nabo baragwe n'icyubahiro. Imana yo mu ijuru dukorera